ni iki mbazaniye uyu munsi? Dufite andi marushanwa ariko this time tuzahemba abantu 3. Ntuzabure mu marushanwa kandi azaba ari wowe wegukana ibihumbi 200. Muraho neza abakunzi ba Dekatsa Fleur Discovery, ni Alice n'ubundi kuri kamera. Ndabashimiye ko muduhaye umwanya wo kudukurikirana, kandi nshimye Imana ko tukiri bazima tugihumeka, nkaba ngiriwe umugisha wo kongera kubagezaho ikiganiro. Ariko reka mfate umwanya muto nk'amasegonda 2 saba abantu batarakora subscription, subscribinga, kugira ngo bakanda ahantu handitse subscribe cyangwa se handitse s'abonner, mudushyigikire n'ukuri nta kintu bitwaye, ntacyo bikostinga. Niba n'ubundi nunda amamega wayaguze yo kujya kuri YouTube gukanda gusa n'isegonda nyirango ntago rigeraho, urabo dushyigikiye, ni inkunga ikomeye urabo duteye, turabashimiye. Reka dukande kuri subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, hanyuma twibuke gukanda no kukazogera. Iyo umaze gukora hahandi hari handitse subscribe cyangwa s'abonner, hahita haza akazogera. Iyo ugakanzeho ujya handitse all cyangwa 2, kugira ngo ujye uhora umenyeshwa ko hari ibiganiro bishyashya twashyizeho. Ndabashimiye rero. Ni iki mbazaniye uyu munsi? Ku bantu basanzwe badukurikirana, murabizi ko hari amarushanwa tujya dutegura. Tuyakoze rimwe, yabaye muri uku kwezi gushize, kandi mbabwira ko azajya bangaruka gihembwe. Ayandi ari mu kwezi gutaha kwa 12. Dufite andi marushanwa ariko this time tuzahemba abantu 3. Bushize twahembye umuntu umwe. Hari abantu benshi batekerezaga ko ari scam, ko turi kubeshya kugira ngo wenda tubone views. Oya, njya nkunda kubabwira ngo turi abakristo, turakijijwe. Ariko kandi niyo umuntu yaba adakijijwe, byonyine kuba turi abanyarwanda, mu ndangagaciro zacu harimo kuba inyangamugayo. Kandi umuntu w'inyangamugayo arangwa no kugira ukuri mu bihe ibyo ari byo byose. Ntabwo ukuri kwe aguteshukaho cyangwa se akudohokaho bitewe n'ibihe cyangwa se iminsi. Mwarabibonye, kuba wenda kuba badafite amakuru, mwajya kuri video kugira ngo murebe ukuntu amarushanwa yagenze. Irahari, mugire wenda n'ibitekerezo cyangwa se mugire idea, mugire ishusho y'ukuntu ibibazo bibazwa, ubwoko bw'ibibazo tubaza. Munakurikira ikiganiro cy'uwatsindiye ibyo 200, kuko nawe twageranye nawe ikiganiro, atubwira ibanga yakoresheje kugira ngo abashe guhiga abandi bose bari bitabiriye amarushanwa. Iri rushanwa rero rije ryihariye. Ndagusaba kugira ngo ukurikirane iyi video kugeza ku musozo, kugira ngo wumve n'icyo usabwa kugira ngo nawe ujye mu ruhando rw'abemerewe kuba barushanirizwa ayo mafaranga. Nongere nibutse ko 200 by'amafaranga y'u Rwanda ni make, ariko kandi ni na menshi. Byose biterwa n'umuntu ku giti cye. Hari umuntu 200 byahindurira ubuzima, hari umuntu wifuza igishoro cy'200, hari umuntu wifuza igishoro cy'amafaranga ari munsi y'200 y'u Rwanda, hari n'uwifuza igishoro cy'amamiliyoni menshi. Byose biterwa n'umuntu ku giti cye. Niko nkunda gukomeza kuvuga. Wowe ukurikiye iyi video rero ukaba wumva gutsindira 200 rwose bitagufata n'umwanya, ni ibintu bisanzwe. You are very right, ufite ukuri, kandi koko nta n'uwabiku, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ni uburenganzira bwawe, ufite ukuri rwose. Ariko se reka nibarize, nta muntu uzi wabasha kwitabira iryo rushanwa
akazatsindira ibyo 200,000. Nta muntu uzi waba ufite ibibazo ku buryo abonye 200,000 wenda byagabanya, wenda ntibyakemura ibibazo byose afite, ariko wenda byanagabanya. Hari icyo byagabanyaho, ngo ubusa uruta ubusa. Hari umuntu 200,000 ari amafaranga menshi cyane, ku buryo ayabonye yahindura ubuzima bwe. Believe me, ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu bitewe n'imyumvire, bitewe n'imitekerereze, bitewe n'uburyo we abibona. Ashobora no kugira ikintu yakoresha. Ntabwo 200,000 ari amafaranga makeya. Wanahahira abana stoke y'ukwezi bitewe n'ingano y'umuryango. Ngayo nguko ushobora no kugura ibikoresho by'ishuri by'abana, cyane ko aya marushanwa azaba ari muri vacances. Azaba mu minsi yegereye Noheli. Ntabwo ndibabwira itariki kugira ngo mugire amatsiko, gusa azaba mu cyumweru cya nyuma kibanziriza Noheli, kugira ngo nyine tujye muri Noheli dufite akanyamuneza. Amabwiriza rero ni ayahe? Ibwiriza rya mbere ni ukuba warasubscribinze. Ubwo abasanzwe ari barasubscribinze, ubwo bo baracyujuje icyo ngicyo. Ubushize ntabwo twabicekinze, ariko ubu ngubu tuzabireba. Umuntu utara subscribinze turaza gushyiramo agatege, kubera yuko mu by'ukuri niba turashaka gushyigikira abafana bacu, turashaka kubereka yuko turi cognizinga umwanya muduha n'uw'igiciro. Buriya umwanya n'amafaranga. Umuntu rero kuba guha umwanya agakurikira video zawe 1, 2, 3, 4, 5 buri munsi cyangwa se buri cyumweru, we really appreciate it. We don't take it for granted. Turabashimiye, ntago tubifata nk'ibisanzwe, tubiha agaciro cyane. Ikindi cya kabiri, ntabwo ari mu by'ukuri urebye muri rusange, kugira ngo wemererwe kuzarushanwa, kugira ngo wemererwe kugira uruhare muri ayo marushanwa, nukuba warakoze subscribe, nuko uba warasubscribinze kuri channel yacu The Casa Fleur Discovery. Hanyuma ikindi cya kabiri, ntabwo ari ibyo usabwa kugira ngo ukurikirane irushanwa, ahubwo ni ukugira ngo witegure uzegukana intsinzi. Ni uko ureba video zose. Biragoye ariko birashoboka. Ibintu byose ni umwete, ibintu byose bisaba nyine ubushake, ukabiha umwanya, ukumva nyine ko ugomba kubikora. Kureba video icyo bigufasha niki? Nuko ubasha kwitegura kugira ngo uzatsinde ibibazo. Nta handi hantu dukura ibibazo tubaza, tubikura muri video. Ubushize nari navuze video ndi jyenyine, ariko ubu ngubu ntago nzabaza kuri video ndi jyenyine gusa wenda ikintu kimwe ndi buvuge, nzabaza kuri video nakoze ndi jyenyine zose muri rusange. Hanyuma kuko rega nimvuga zose nimugire ubwoba, yica nimaze amezi atageze ku 8. Icano yatangiye mu kwa 4, ubu turi mu kwezi kwa 11, mu kwezi kwa 12 ubwiza ayo maze amezi 8. Urumva rero ni video zose nakoze ndi jyenyine muri ayo mezi yose 8 kugeza ku munsi w'irushanwa. Hanyuma video ndi kumwe n'abantu nzabaza ni iza nyuma y'irushanwa rya mbere. Ni ukuvuga ngo ni video nakoze ndi kumwe n'abandi bantu nyuma y'uko dukora irushanwa rya mbere riheruka. Ubwo ntago ndi bubabwire ngo no guhera ryari, mugende murebe igihe irushanwa ryabereye, hanyuma murebe video zose za nyuma yaho, arizo nakoze jyenyine, ari nizo nakoranye n'abandi batumirwa. Hanyuma ikindi video za mbere y'iryo rushanwa rya mbere, ntabwo nzabaza ibibazo ku biganiro nagiranye n'abandi bantu, nzabaza ibibazo ku biganiro nakoze ndi jyenyine. Biragoye se? Ntabwo bigoye.
njya nkunda kuvuga ngo nta kintu tugeraho muri isi kitatuvunnye, ibintu byose biraharanirwa, ikintu cyose ushaka kugeraho uragiharanira. Bityo rero kureba video niryo banga. Muzakurikire na video nakoranye na Beata watsindiye 200 bushize kugira ngo mwumve ibanga yakoresheje kugira ngo yatsindire. Ni ibintu byoroshye. Yaratubwiye okay, reka ndeke kubivuga ariko ikintu kimwe nabonye ni consistency, no kuhozaho, no kuvuga ngo kuba ufite intumbero uvuga uti nzitabira ari yarushanwa, kandi mu by'ukuri ese video ko twirwa tureba video zidafite n'ikintu zitwinjiriza, noneho kureba video bikazaguha amahirwe yo kuba watsindira 200. Cye numva mu by'ukuri nta kintu bitwaye. Hanyuma kandi akarusho gahari cyangwa se umwihariko w'irushanwa tuzakora mu kwa 12 nuko tuzahemba abantu 3. Tuzahemba uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Hari ukuntu tubikora nyine tugakosora, tugatanga n'amanota. Mugende mukurikire video y'ubushize twakoze irushanwa uko ryagenze, irabaha ishusho y'uburyo ki mwakwitegura. Reka rero n'abatindiye bashimire, mu by'ukuri ndabashimiye. Waba warasubscribinze kuri channel yacu, waba utarasubscribinga, waba ari ubwa mbere ukurikiye video zacu, waba usanzwe uzikurikirana ariko utarasubscribinze, birashoboka. Ari wakwibaza ngo bibaho se? Iyo ndebye kwijanisha ry'abantu bakurikira ibiganiro byanjye, nsanga abantu benshi babikurikira ari abantu batakoze subscribe, ari abantu batasubscribinze. Okay, wenda bafite impamvu zabo, ariko niba ntacyo bitwaye rwose ukabukurikiranye no video, ntugende utadushyigikiye nk'umunyarwanda mugenzi wacu, umuntu tuvuga ururimi rumwe, umuntu uko biri kose hari igitekerezo ushaka kunguka, hari ubumenyi ushaka kunguka, hari inama ushaka gukura muri izi video dukora, kuko ntabwo dukora video gusa kubwo kuzikora, tuzikora hari impamvu, tuzikora twumva hari icyo zamarira sosiyete nyarwanda. Wowe rero tuvuga ururimi rumwe, wumva ikinyarwanda uri kunyumva, please dushyigikire, usubscribinge, ukore no kukazogera kugira ngo n'ubutaha ujye ubona video zacu. Ndabashimiye rero kandi mbibutse yuko aya marushanwa ari ingaruka gihembwe. Ni ukuvuga ngo niba tuzayakora mu kwa 12, ubutaha azaba ngira ngo nko mu kwa 4 nibwo tuzatuyakora muri vacances. Tuzatuyakora abanyeshuri bari mu biruhuko kugira ngo nabo babashe kuyitabira. Ndabashimiye rero, Imana ibaho umugisha, ntuzabure mu marushanwa kandi azabarowe wegukane 200. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Bye bye. Amahirwe masa.